Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV tugarukanye rero igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa wa mubyeyi. Uyu mubyeyi muribuka ko yatubwiwe uburyo yabyaye inshuro yasamye inda inshuro 5 zishoreranye apfusha abana ndetse inde ebyiri muri zo zikaba zari impanga bivuga ko yapfushije abana 7. Twari rero mu gice cya mbere muzi ko twagarukiye aho yavugaga uburyo ku mwana nyine wa kunda ya 5 yafashe umwanzuro yuko natayibyara zatandukana n'umugabo. Nibyo yari arimo atubwira rero ageze noneho uburyo yasuwe n'ijwi rimusaba kwakira agakiza. Niho rero agiye gukomereza tugaruka n'iki gice cya kabiri. Yego nari mbabwiye ko narwaye nyuma nkaza gusohoka mu nzu n'injoro ndyamye saa 7 z'ijoro, hanyuma mvuye hanze nibwo nicaye ku buriri aho twari turyamye n'abandi bana, nyuma numva ijwi rikomeye, ijwi rimeze nk'ijwi ry'umuntu w'umugabo rimpamagara mu izina inshuro 2. Natenze kubanza kwitaba, ndimo nibaza saa 7 z'ijoro, ndimo nibaza ko mvuye hanze kumva ari nk'umuntu nkurikiye, nuko ariko ngeze aho nditaba iryo jwi, ngitabye ku nshuro ya 2 rambwira ngo ntihana ndapfa. Mbere yuko kumva iryo jwi, mbere numvaga hamwe n'ibyo byambayeho numvaga gupfa ntacyo bimbwiye, ariko nkimara kumva rya jwi numva ntinye gupfa. Ndabaza, nibwo nahise nunama ndapfukama ndavuga nti Mana, niba ari wowe umbwiye kwihana mbabarira unkize ubu burwayi, ninkira ndahita nihana. Habaye mu gitondo rero cy'uwo munsi, ariko numva nteye ubwoba na ryajwi. Nta muntu nigeze mbwira ko hari ijwi numvishije, na cyane ko nari maze iminsi nakira ubutumwa. Hari muri umuna wanjye wari ukijijwe ndetse na mukadata yari atangiye kujya asenga. Hamwe n'ibyambayeho rero buri muntu wese yumvaga yifuza yuko nakizwa, yewe n'abadakijijwe bose banyifurizaga gukizwa, ko bahoraga bavuga yuko ngiye mu gakiza ariho nabona amahoro. Muri umuna wanjye yari amaze iminsi ambwiriza ubutumwa, ariko kubw'umutima mubi nari mfite ntewe n'ibyo byambayeho, ntabwo numvaga nshaka gukizwa, numvaga nta mwanzuro wabyo ndafata. Ariko maze kumva iryo jwi numva rinteye ubwoba, numva ngomba gukizwa. Nibwo nabaye nk'uhize umuhigo, ndavuga ngo Mana, nuramuka unkijije ukankiza ubu burwayi nzahita njya kwihana. Habaye mu gitondo cy'uwo munsi, mukadata araza mu gitondo adukomangira mu nzu yo hanze twaryamagamo n'abandi bana, araza ambaza uko meze, ndavuga nta kuntu meze, numvaga ndembye cyane. Arambaza ati subu wabasha ko kugenda nko kujyane kwa muganga? Ndavuga nti nabigerageza. Bampa amazi ndakaraba, mpita nambara turagenda na mukadata. Tugiye nk'ikilometero kimwe mba ndananiwe, njyama aho hantu numva ndarembye, ntumoye icyo irandenga, numva ndarembye mu buryo bukomeye. Mukadata atangira kwibaza ibyo ari byo, ukuntu biri bugende, ariko tukiraho nabaye nk'uryamye mu twatsi twari duhari, numva naniwe ncitse intege. Tukiraho haba haje umuntu, jewe iyo ndimo ntanga buno buhamya mwita intumwa y'Imana. Umuntu yatugezeho yiviriye muri gahunda z'akazi kafite igare, asanga twarembye, ariko ahageze ahita ahagarika igare, akuraho amajerekani yari ariho yashyira hasi, ankubita ku igare, afata umukoba arawumpambira mu mugongo, nawe anyihambiraho. Nari ndebye mu buryo ntabashaga no gufata igare. Nta kindi kintu cyari aho hafi cyagombaga kungeza kwa muganga. Nahise ngenda kuri iryo gare, turagenda no kwa muganga. Tugezeyo uwo muntu watujyanye ahita ahansiga. Mu by'ukuri nkigera kwa muganga natangiye mbona ukuboko kw'Imana. Nabonye abarwaza bose banyitayeho, ngeze imbere ya muganga mbona muganga nyitayeho. Aho nageraga hose bampaga umwanya nkinjira, mbona muganga nyitayeho. Nkagera bampaye ibitaro, bitajya mu bitaro, ariko mutima wanjye harimo igitekerezo cyarujwe numvishije. Yaba ari muri umuna wanjye sinabimubwiye, yaba ari mukadata sinabimubwiye, ahubwo nakomeje kubibana mu mutima. Na cyane ko ingeso yanjye kwari ukugomba guceceka, nakundaga guceceka cyane. Muri kamere yanjye nakundaga guceceka, n'ubu sinkunda kuvuga cyane, ariko icyo gihe bwo byari bikabije. Naracecetse, ariko baramvura, mbona abaganga banyitayeho, abarwaza bose barandwaza, mbona banyitayeho. Abo muri ibyo bitaro nahamaze igihe cy'iminsi nk'ine, mba ndakize. Maze gukira navuye mu bitaro mfite umugambi yuko ngomba kumvira ryajwe. Nageze mu rugo haciyeho iminsi 2, materanira barageze, bateranaga kuwa 2 no kuwa 5 ku cyumweru. muri ADEPR. Urusengero rwa ADEPR ngo rwaraho hafi. Ni naryo ni wo mutima nahise numva ntekereje yuko
ngomba kujya gusengera muri ADEPR. Nahise ngerayo rero, ngezeyo baranyakira. Kuri uwo musozi w'iwacu nta muntu n'umwe utaruzi ibyambayeho. Abantu b'Imana bari bafite impuhwe nyinshi, bababajwe n'ibyambayeho cyane, bahise bananyakira nk'abantu banzi nk'umunyamibabaro, bampa ikaze, bampumuriza kenshi bambwira yuko Imana yo itameze nk'uko abantu bameze, ishobora kumpindurira gahunda. Mu by'ukuri numvaga nta kintu ntekereza ku bundi buzima buzakurikiraho. Nagiye gukizwa mfite intego, mvuga ngo hari wenda Imana yambabarira ibyaha byose nayikoreye, ikanyeza, ikanyijyanira mu ijuru, kuko nabonaga ari jye uraye nzapfa. Nagiye rero gusenga, baranyakira, yewe banyuburije ko ngomba kujya kwiga ku gice, banyigisha inyigisho z'agakiza, ndaziga mu minsi mikeya, igihe cyo kubatizwa kiba kirageze, babatije abandi twiganye nanjye baranyakira mu itorero mu ADEPR. Hari nka ryari, hari mu mwaka mama? Mu mwaka wa 90. byose ndabyakira. Mbere gato yuko njya gusenga, iyo wandebaga ku mubiri wasangaga ndi umunyabibazo, wasangaga naragowe kuko isura yanjye yari yarahindutse, uyu musatsi wanjye wari waramanutse, nsa nk'ufite favore, ariko uwo mfite amoya mabi asa nabi cyane. Natangiye kumva afite umunezero, numva muri njyewe mfite umunezero, nigira inama yo gufata igihe kinini cyo gusenga. Ibihe byose bafatiraga mu rusengero, yaba kwiriza ubusa, yaba ibiterane, yaba amasengesho, narabikundaga cyane. Materaniro yose yabagaho yateguye ku mudugudu nayajyagamo. Kubera rero ko kuntu nyine nari imeze n'umubabaro mwinshi, wacu bahise bambohora, ndetse na papa ntabwo yari akijijwe, ariko yajyaga ahora anyifuriza gukizwa. Yajyaga ahora ambwira ati rwose ngize amahirwe, ati naho abandi bose babireka, ariko wowe ugakizwa. Kuko nagiye gukizwa ntyo, maze gukizwa muri uwo mwaka wa 92 nibwo nabatijwe, nibwo nakiriwe, ndangije mbatizwa no mu mwuka wera. Nibwo natangiranye numva afite ikizere mu mutima, numvaga niyo nanapfa ntacyo bimbwiye, numvaga nimfa nzajya mu ijuru. 93 nari ndaho, ariko muri ibyo bihe dufata byo gusenga, nubwo ntabyemeraga, ntanabyemera, numva ari ibintu byo gukabya cyane, ariko abahanuzi bajyaga bangeraho kenshi bakampanurira, Imana iravuze ngo ndagushyingiye, Imana iravuze ngo urabyaye, Imana iravuze ngo nguhaye abana batatu. Nuko nkabyumva se, nuko bazi yuko nkeneye abana, nkumva ntazi ibyo ari byo. Igihe nari nkibitekereza, ngiye numvaga wenda bizatinda igihe kikagera n'uwo mugabo tukazongera tugasubirana. Hanyuma muri iyo minsi numva inkuru ko yashatse umugore, uwo mugabo wa mbere. Numva ko yashatse umugore, nkurura ryajwi, nkurura byose, nsanga koko uwo mugabo ntiyari uwanjye. Mu minsi mike nibwo nahise numva inkuru yuko yabyaye umwana w'umukobwa. Ndabyumva, numva ndabyakira, nshima Imana, kuko numvaga mvuga nti byari byo byose, niba ari jye ufite ikibazo, Imana izababarira uyu mugabo, wazigirira andi mahirwe. Muri iyo minsi rero nibwo jenoside yabaye 94, turahunga. Ubwo 92, 93, 94 tuba tuyinjiyemo, turahunga, duhunga, ariko nariyakiriye rwose ndi mu buzima busanzwe. Natangiye no gukora ibintu bizana amafaranga. Nari mfite akaresitora hariya Kicukiro, niho nari ngeze, ndimo nkora ariko nanasenga. Naracuruzaga akaresitora gatoya mu bushobozi bwanjye buke, numva nariyakiriye. Ubwo ni nabwo natangiye kujya mu mirimo y'Imana, ntangira kumva nawe umuririmbyi muri korari, njya muri korari y'icyumba cyahitwa ku Gasharu, nyiririmbamo, bukeye ijya no ku mudugudu wa Kicukiro Sheri, tukajya duteranirayo, korari karirimba, ariyo korari ya kabiri, nyiririmbamo. Bukeye nibwo jenoside yabaye, turahunga. Hanyuma tumara iminsi mike nk'amezi 3 turi ibyumba, niho nahungiye. Nyuma nibwo jenoside yabaye nk'aho ihosheje, tugaruka i Kigali, nsubira muri ya korari naririmbagamo, ariko i Kigali mpamara iminsi mike kuko nasanze baransahuye, ibikoresho byo muri resitora yanjye barabisahuye, mbese ubuzima buba buragoye kuguma i Kigali no muri ubwo buzima butagira amafaranga.
numva birangoye nibwo nagize icyifuzo cyo gutaha rero ngaruka inaha ngaha i Bugesera niho iwacu naje hano muri Nyamata mpasanga abana tuva indimwe bamwe kwa papa kwa kundi nyine baho mu buzima abandi kwa mama nahasanze abana babiri barokotse umuhungu n'umukobwa kwa papa naho nsanga hararokotse abakobwa babiri n'abahungu batatu nuko rero turongera dusubira mu buzima mbana na babandi nyine bo kwa papa nkuko nabaga kwa papa n'ubundi ninjye wari urimo mukuru ninjye imfura ya data ubundi ubwo mitambungabunga babana turasana iwacu dusubira iwacu tuhaba ndi umukirisitu wa ADEPR nkunda gusenga cyane nkunda imirimo y'itorero nari ndimo nimenyereza mu kidiyakoni hanyuma mba nusubira no muri korali njya muri korali yitwa Umunezero yahariya muri Paruwasi ya Nyamata mudugudu wa Kayenzi nyiririmbamo mu buzima butoroshye bwa nyuma ya jenoside turi abakene ariko Imana iradufasha Imana igenda idufasha imbaraga ndakora nkora imyuga y'ubuhinzi ubundi nkajya ncuruza utuntu duke najyaga njye i Kigali nkarangura ibintu bya okaziyo ibikoresho byo mu rugo byari bikenewe cyane Imana iradufasha bigenda nkabona ubuzima burakomeje ndera babana turabana ariko haciyeho iminsi mike nibwo natangiye kurambagizwa n'umugabo wa kabiri natinze nabyo kubyumva numva nkishakira kuguma mu buzima ndimo nshaka kujya mu ijuru ariko numva ijwi ry'Imana rirabimpase igihe kimwe uwo mugabo nawe yajyaga nk'ubuhamya akambwira yaraje ubwa mbere ndamuhakanira nabwo ntihoya ntabwo nshaka gushaka icyo akora ndasenga nzagusengera Imana igufashe nawe yari umugabo ufite amateka agoye jenoside yari imusize heru ntayimwiciye umugore ndetse n'abana 8 nawe yari umunyamibabaro akamfatanya n'umuvugabutumwa watuyoboraga icyo gihe umuvugabutumwa yajyaga ambwira ati gushaka Misheri ni ugukora umurimo w'Imana yitwaga Misheri ati gushaka Misheri ni ugukora umurimo w'Imana ati wajya kubungabunga ubugingo bwe kuko Satani yaramusabye cyane wajya kumuvuna mwumva nabyo simbyumva gihe kimwe rero hari akageragezo nigeze mpura nako twari tumenyere ko umuntu yageragejwe ajya gusenga njya kugasengera ngeze mu rusengero numva afite umunaniro ndasenga ndaryama ndyamye nsinziriye ndarota mbona umuntu munini muremure aza hafi yaho narindi arambura ataburo ku gikuta mbona arimo arabikora nsinziriye ndota mbona uwo muntu arimo arambura ataburo ku gikuta mbona afite ingwa arangije ankoraho arampamagara ati naguhaye igisubizo uracyanga ati none ugiye kugeragezwa aca umurongo araheza kuri ya taburo yarambuye ku gikuta nkanguka ndavuga nti ese ni ikihe gisubizo Imana yampaye nkacyanga ubwo natangiye kwibaza ibintu byinshi ndavuga nti se yampaye igisubizo ndacyanga ikihe se numva mbitekerejeho numva iryo joro ryose ubwo nakangutse ari nka saa 5 nagejeje mu gitondo ntamenye ibyo ari byo ariko nirirwa mbyibaza twari dufite abashyitsi baje kudusura kuri paruwasi yacu kandi ubwo nari maze guhabwa inshingano y'ubudiyakoni noneho abashyitsi bari buze mva muri ayo masengesho tugiye kwitegura abashyitsi ariko ngezeyo kubera ijwi numvishije n'ibintu nabonye naburi igisubizo numva nta mutekano mfite nabuze umutekano mu buryo n'abadiyakonikazi twakoranaga umurimo babibonye batangira kumbaza bati se ufite ikihe kibazo kutanezerewe ndababwira nti rero ndumva ari ibyanjye numva kenshi nkumize kubitindana sinkunda kuvuga ubundi vuba cyane numva ndabitindanye ariko ngeze numva bimbujije amahoro mfite muri umuna wanjye nawe icyo gihe hari umudiyakoni mugenzi wacu aza kumpamagara nyigiza hiherera arambwira ati niba ari igihe wakuremereye ngusabye imbabazi atari kuragaragara nabi mu bandi ikibazo ufite ni ikihe we numva kuba ari muri umuna wanjye no kuba yakomeje kuntitiriza numva ntabimuhisha mpita mbimubwira byose arangije arambwira ati rero nanjye ndafashe iryo jwi kukubwira ko wanze ubushake bw'Imana ndavuga nti subu hati ibuka yabarwaye wa musaza ati buri iri abarwaye wa musaza ni ikugarutse aturi ya musaza buri yarasenze umugabo nyine yari umugabo ukuze ndavuga nti Imana yangarurira uwo musaza ko yaje nkamuhakanira akagenda irabona ko yamungarura nkasubira kujya kumubwira ngo noneho bya bindi wambwiye ndabyemeye ntiyaragiye kandi yagiye n'ahandi ndabizi
ntashobora kuba yarabonye umugeni. Murumuna wanjye arambwira atubwira iryo jwi ryagarutse nta mugeni yabonye, ahubwo emera mu mutima wawe yuko umwemeye, hanyuma nawe Imana izaca izindi nzira nyine ubona aragaruka. Ntago namubwiye yuko mbyemeye, ariko umutima wanjye nahise numva mwemeye. Nahise mvuga nti ndabyemeye, ariko murumuna wanjye sinabimubwira. Haciyeho iminsi 2 umusaza yaragarutse. Yaje iwacu mu gitondo saa 12, asanga twakoze groupe y'amasengesho baraye iwacu basenga. Mu gitondo numva komanze ku rugi rwo kw'irembo, nabyutse nyambaye n'ikanzu y'ijoro, munkinguye mbona niwe. Ntungurwa no kumubona icyo gihe, namaza ntise n'amahoro kuje iki gihe, ati na amahoro. Ni karibu mu nzu, ati ntabwo njya mu nzu. Arambwira ati nari ngarutse hano rero kukuvugisha, hanyuma ndabizi neza ibyo ngiye kukubwira nabi kubwira amakanira, ariko none ndagarutse. Ntise kugarutse kandi naraguhakaniye. Ati nyine ndagarutse kubera Imana, hari ibyo Imana yambwiye nushaka ubuhamya nzabuguha, atariko narinje kukubaza uracyahakana cyangwa wemeye. Ndeba kongera kwihagararaho biranyobera, nibwo nemeye navuga ati ndemeye. Kwemera kwanjye byaramunejeje, ahita nansezera arambwira turakoze, ati ngiye mu kazi nawe ureba wigendere. Niwe nahise ngenda, ariko ngezeyo numva kwiyumanganya birananiye, nibwo nahise mbibwira abagenzi banjye twasenganaga barurungano rwanjye, twanahuzaga umutima mu buryo bwose. Yari groupe nziza y'abanyamasengesho, mpita barangije rero bashima Imana kuko ibyanjye byose bari babizi. Barambwira bati tuza, Imana ni ishobora byose, birashoboka ko Imana izagucira kanza aho hantu ukahagirira umugisha. Noneho dusa nabihuta kugira ngo byose muze kubona uburyo mugenda mutunyuriramo. Mwaje gushakana rero? Twaje gushakana muri 1995. Turashyingiranwa mw'itorero, dusezerana mu mategeko, hanyuma ibintu bigenda neza. Muri uwo mwaka wa 1995 rero navuga ko ari umwaka nagiriyemo umugisha mwinshi, nabwo itorero ryangiriye icyizere rindobanura ko muvuga butumwa. Mwarimu. Aho mbere yaho ariko turi muri fiançailles, bisa nkaho byaziye rimwe. Cyaje kuntangaza rero nkanabona ko biri mu bushake bw'Imana, nuko uwo musozi uwo muntu yari atuyeho mu gihe bitari byanamenyekana, abantu batarabivuga ngo n'itorero ribimenye, niho bahise banyohereza kuvuga ubutumwa. Muri iyo minsi tumaze gushyingiranwa, nukuvuga ngo nari mpatuye kandi nahakorera n'umurimo w'Imana. Naho hitwa ku mudugudu wa Kanzenze cyangwa mu kagari ka Kanzenze, niho nakoreye umurimo w'Imana bwa mbere muri 1995, ntangirana n'umurimo w'Imana no kuba nkubatse urugo. Muri 1996 ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 uwo mwaka nibwo nabyaye umwana umukobwa wa mbere muzima, avuka ari muzima, arakura, ubu ngubu ariho. Abantu bose nicyo bari bategereje, yaje kubyara none. Nabyaye rero umwana muzima w'umukobwa, turanezerwa twese mu muryango, yaba ari ku ruhande rw'umugabo nawe yari akeneye abana, nta mwana n'umwe yagiraga, yaba ari ku ruhande rwanjye n'umuryango wanjye, abagiye basigara bose bumvaga banyifuriza kubyara. Naje rero kumubyara umwana aratunezeza, ariko gato ubwo buhamya bw'uko napfushije nakundaga kubuvuga cyane. Yewe nkanababwira ko Imana yambwiye ko izanshyingira undi mugabo kandi nkabyarana n'abana batatu. Nijwi nari maranye igihe kirekire, kandi kubivuga mbere yuko biba numvaga ari byo bizaba ubuhamya nyuma nibisohora. Nabwiraga abantu nti ngewe ndabizi neza nzabyara umukobwa, yewe n'umugabo aje kundambagiza nyuma mu biganiro twagiranye turi muri fiançailles. Nawe yarabizi byakubaye? Naramubaje, narabimubwiye. Ndangije ndamaza nti se ko nzabyara abana batatu uzabyihanganira? Nzabyara umukobwa umwe n'abahungu 2. Arangije arambwira ati se ubu ko nari mfite 8 hari n'umwe nkifite, ati nabo ngabo wabama. Mu by'ukuri numvaga nawe bimunejeje, dufatira hamwe umwanzuro ko tugomba kubana, ariko twemeranywa ko ari 3 tuzabyara. Naje rero kubyara uwo mwana w'umukobwa, hanyuma amaze gusa nkaho agize imyaka 2 ndongera nsama inda, mbyara umwana w'umuhungu. Ikintu rero cyaje kuntangaza, ibintu by'Imana ubundi bifite ukuntu biteye kandi biratangaje. Mu bantu nahaga ubuhamya havuyemo umuntu arabipinga cyane, umuntu w'umudamu arabipinga, aravuga ati se ibyo bintu bishoboka bite? Imana ishobora kuvuga ibyo bintu ku muntu ikabisohoza. Umwana wanjye wa kabiri yari umuhungu. Igihe kimwe twakoze amasengesho, umwana yari amaze amezi 7 avutse, hanyuma dukoze amasengesho, niko nakundaga kubivuga kenshi, numvaga ari ibintu nzavuga,
ndimo nsenga ngiye gushaka nahize umuhigo ndavuga ngo Imana nimfasha ibyo yavuze kuri jye bikabisohoza nanjye nzakwira isi yose ngende nyivuga mvuge ko ari Imana ihindura amateka. Numvaga nzabihamya nkabibwira abantu benshi cyane, numvaga nzakwira isi ubundi nkavuga u Rwanda. Mu by'ukuri ntumbaza uko natekerezaga nzabishobora kubivuga. Ubu wabikwiriye rero. Ngubu ndashima Imana ahubwo. Nuko umugore rero abigirira ishyari. Arangije avuga ngo birashoboka ko Imana yavuga ibintu bigasohora. Igihe kimwe rero turi mu masengesho, twari dufite amasengesho y'iminsi 3, twashakaga gusoza umwaka, twari mu gihe cya bonane, mbere gato yuko bonane biba mbere y'iminsi 3 twari twariyemeje gusenga, tugasengana na groupe, tukazava muri groupe tujya ku rusengero tugasengana n'abakristo bose. Twari dufite intego yo kuvuga ngo umwaka utangire turi mu mwuka kandi dusoze uwo nguwo turi no mu mwuka w'Imana dusenga dufite ibihe byiza. Uwo mudamu rero azana uburozi aho hantu, musigiye umwana ngiye hanze aramuroga. Amaze kumuroga umwana aranapfa. Mu muryango turababara cyane. Wanjye umuhungu wa kabiri. Amaze gupfa ndababara. Icyakora umwuka w'Imana arambwira ngo simbibwira umugabo wanjye arahahamukaga cyane kandi akaba yagira n'umujinya. Ubwo rero nabonaga ko ashobora kugira umujinya akaba yahemukira uwo mugore. Narabyihoreye ndatuza ariko numva ndababaye. Mudamu ubwe amagambo yavuze nyuma yo gupfusha nyuma y'urupfu rw'uwo mwana niyo yagaragaje ko ari we wamuroze. Yaje kwibaza, yaje mu rugo atangira kwivamo, arambwira ngo simwibazeho impamvu yatahiye. We yahise ataha umwana amaze gufatwa, ataha amasengesho atarangiye. Ariko mu by'ukuri atashye ntabwo nigeze ngewe mutekerezaho. Naravuze ntubwo nyine aratashye arananiwe, turamureka aragenda. N'abandi dusengana nta wigeze amutekerezaho. Ariko we turimo dushyingura, turi mu gushyingura, kwa kundi abantu bava gushyingura bari mu gukaraba, nibwo yaje mu matwi yanjye arambwira ngo mubabarire, ngo gutaha ngo urupfu rw'umwana nta ruhare yarugizemo, ngo kuba yaratashye amasengesho atarangiye, ngo ntabwo ari cyo cyatumye umwana wanjye apfa. Ntangira kwibaza kuri ibyo bintu. Ndavuga nti subwo ibyo bintu ubivuze igihe cyo kubivuga koko mu gihe nk'iki turi mu marira. Ntabwo wamukekaga kandi. Ntabwo namukekaga. Nuko avuye aho ubwo naramuretse aragenda, ariko avuye aho agenda avuga ati mwarimu yabuze kwizera, ati ntabwo umuntu apfusha umwana w'isezerano ntashobora gupfa, ntibishoboka. Ati mbese uriya mwana yapfa gute? Aravuga ati rega n'ubundi na mbere hose yajyaga ajya mu bapfumu, ati buriya ashobora kuba yarambaye impigi atwite, ibintu nk'ibyo. Agenda bivuga gutyo. Bukeye nibwo twamwicaje turamubwira duti ibyo bintu urimo, gugere n'umukozi w'Imana twakoranaga turamwicaza, ibyo bintu urimo ugenda usa nk'aho usebanya ni ibiki. Nibwo pastor twakoranaga avuga ati rero biragaragara ko ushobora kuba waragize uruhare mu rupfu rw'umwana wa mwarimu, none turi hano atura narimo gusabira Imana imbabazi kuko ibyo urimo uvuga ntabwo ari ibintu bikijijwe. Umudamu yanze kwatura, bukeye dutandukana gutyo. Umutima wanjye numva ndamubabariye, ariko nubwo atansabye imbabazi igihe narazimuhaye kuko numvaga ari cyo cyampa amahoro. Ariko nyuma yaho nahise mpindura amasengesho, mbwira Imana ntumva Mana, nta muntu ubaho ushobora kugupinga, nta muntu ubaho ushobora kurogoya ibyawe, ibyo wavuze no kubisohoza urabisohoza. Mbwira Imana nturiya mwana ni wowe nawe namubyariye ndamukurerera, buriya nari ndi mu kazi kawe, none ndashaka ko babana wansezeranyije uzabampa. Mu minsi mike nahise ntwara indinda, nyibyaramo umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu nuba ariho, arahari n'umusore afite imyaka 19. Maze kumubyara mpita mpagarara, mara imyaka 5 mpagaze. Umwana namubyaye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mara igihe kinini ntongeye gutwara inda. Ngeze nko mu myaka 3 ndimo shyikira umwaka wa 4 nibwo nagize icyifuzo, ndavuga nti ngomba no kujya mu butayu nkagisengera Imana, kandi iki cyifuzo nta muntu nzongera kukibwira. Ubwo nibwo natangiye gusenga bucece. Ndagenda mfata ibihe byo gusenga, nishyuza umwana wa 3. Mbwira Imana nti Mana, wa wundi wapfuye yari uwawe, hanyuma ndashaka ko 3 banjye buzura nk'uko wabinsezeranyije. Ndasenga, mfata ibihe byinshi byo gusenga. Ndibuka ko mu bantu bose twabanaga umuntu nabwiye n'umwe gusa, numuvuga ubutumwa mugenzi wanjye, naramubwiye nti mfasha dusengera iki cyifuzo, ni kandi Imana ninsubiza nzayishima. Hanyuma rero
Imana yaje kunkorera igitangaza nsama inda ya gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2004 ku itariki 24 z'uwo mwaka nibwo nabyaye umwana wa gatatu w'umuhungu. Uyu munsi arahari, ni umusore. Uyu munsi mfite abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri. Ubwo rero mu by'ukuri ndashima Imana. Nyuma rero ibyo mwisi ntibyuzura byose, muri 2006 wa mwana wa bucura afite umwaka umwe n'igice nibwo papa wabo yarwaye arapfa, yitaba Imana. Ubu rero nkaba ndaha nshima Imana, ndashimira Imana ko yandinze nyuma y'urupfu rw'umugabo wanjye kandi kandindana n'abana. Abana banjye barahari, bana bariga, nanjye ndaho nkomeje gukora umurimo w'Imana kuva icyo gihe. Umugabo wanjye yapfuye niga ishuri rya Bibiliya, ndakomeza ndiga uko gahunda y'ishuri icyo gihe yari iri, ndarangiza hanyuma nkomeza umurimo w'Imana. Ubu rero nzi ko hirya y'ibi byose byambayeho nzajya no mu bwami bw'Imana. Mba numva afite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru kuko ubuzima bwo mwisi nabo babariyemo bihagije. Hanyuma mba numva hari ahandi hantu nzabonera umunezero. Ibi mbitangamo ubuhamya kuko nkibyibuka, ariko mba numva nzanabyibagirwa. Mba numva Imana izabinyibagiza ikampa ibindi bintu byiza yaduteguriye mu bwami bwayo. Ubuhamya bwanjye rero bukaba ari aho ngaho bugarukiye, ariko nkaba ndimo mbwira abatwumva yuko nkikomeje agakiza, nkikomeje umurimo w'Imana nkiranuka, nshaka kuzagera no mu bwami bwa data ngo nzaturaho badapfa, ndetse ibindi byiringiro njya ngira. Mba numva ngiye mu ijuru nzafite umuryango mugari kuko abo bana banjye bose bagiye nta n'umwe wakoze icyaha, bari bakiri batoya. Mba numva nzabasanga mu ijuru, yewe n'uyu mutware wanjye twabanye dukijijwe mba numva nzamubona mu bwami bw'Imana, nkamubona dufatanyije urugendo kuko nzi ko Imana ibyo yavuze byose izabikora. Kuba yaransezeranyije kumpa abana ikabampa nkababona, mba nzi ko n'ubwami bw'Imana yatubwiye izabuduha rwose. Mwamwumvishe rero uyu mubyeyi yaduhaga ubuhamya bukomeye bw'uburyo Imana yamugiriye neza nyuma y'inzira ndende n'ibigeragezo bikomeye yagiye ahura nabyo, none arashikamye n'umukozi w'Imana. Mami, dusoza sengera abantu bakurikiye ubu buhamya kugira ngo bazabashe kugerwaho n'ubutumwa burimo kandi bubakomeze abandi bubahindure. Yego. Urakoze Uwiteka Mwami Imana yacu, ndagushimiye cyane kuko uri Imana igira gahunda. Mu gihe ntatekerezaga yuko ubuhamya bwanjye bwagera ku bantu benshi, ndagushimiye kuko wabicishijemo neza, ugacinzira muri ubu buryo bw'iterambere, ukemera yuko ubuhamya bugera ku bantu benshi binyuze mu ikoranabuhanga. Ibyo byose ni neza yawe, uhererwa icyubahiro. Ndasenze rero kugira ngo abantu bose bazumva ubu buhamya, birashoboka ko hari abarimo nabo babuze urubyaro mu buryo bwinshi, birashoboka ko hari abahari batabyaye wenda babaye ingumba, birashoboka ko hari abafite ibindi bigeragezo umuntu ashobora gutekereza ko Imana itabasha kubishobora. Ndabasengeye rero hamwe n'ubu buhamya kugira ngo imitima yabo izemere Imana kandi bemere ko mu Mana tuhabonera ibisubizo by'ibyifuzo byacu. Ubigenze neza. Bibiliya yaravuze ngo ugira inzira zirenga 1000 ucishamo utabara abantu bawe, kandi ndibwira ko nta na kimwe wakoze kitakwiye guhesha Imana icyubahiro. Nuko ubigenze neza rero, uha abantu kumenya Imana, basobanukirwe neza imbaraga ziba mu kuboko k'Uwiteka, kandi imitima y'abantu izahindukije kubaha Imana kugeza ubwo uzadukura muri iyi si bamwe birushya, ukadutuza mu bwami bwawe hataba imibabaro. Ndagushimiye ko ubyemeye, mbisaba Imana ubuntu mu izina ryera rya Yesu. Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabashimiye kuba mwakurikiye ubu buhamya. Please ntiwibagirwe gukora like na subscribe, ndetse no kugenda iyi video ukayihereza abandi bantu benshi kugira ngo babashe kumva Imana igira neza. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.